umwuka wera afite amarira nubwo turi kuririmba. Umugambi w'Imana ni muremure, ariko Satani awutesheje abantu kubera ibishishwa by'imineke, ubuntu bw'amafuti, ubuntu bw'amanyembwa. Umukobwa w'umwana w'umwami ngo yaravuze ati ndashaka umugabo, ariko ntabwo nzagenda kuri bwa bugambo bw'abahungu, nzakoresha amarushanwa, uziruka kurusha abandi ni uzanyegukana, n'ubundi sinkeneye ibintu ku bagabo, data n'umukire. Ngo ategura irushanwa ry'ibirometero byinshi nka marato, ariko ngo arangije aho bagombaga guhagurukira ahashyira bingaro zirimo zingaro. Abantu benshi bakunda zingaro. Ahashyira n'ibyo kunywa by'ubuntu. Abahungu bagiye kwiruka babonye bingaro z'ubuntu, barabatereka tubanza tugire gute. Yigiye imbere nko mu birometero 10, ahashyira umupira ukaze kandi w'ubuntu, mu gihe abandi bawureba bawishyuye. Abantu bahageze babonye amakipe yakinnye, babonye icyapa cyanditse ngo kwinjira n'ubuntu, abari batwaranye bakarenga bingaro bisigariraho. Ufite ugutwi niyumve ibyo mwuka abwira amatorero. Numvise umuntu ararira arahogora, ari guhogora nanjye agahinda karanyica, ahita amamagara mu izina ryanjye ry'iri Kristo, amamagara cyane ngo Loti we ntikarame, arambwira ngo ihita ubwira abantu banjye ko hari ibintu abantu batamenye. Iki gice cy'abantu bakijwe muri ubu buryo nabo ntibazabana na Yesu. Reka tubivuge. Yesu yaravuze ngo navugaga iby'ab'isi nteruye, umudiho ntuhagije. Babandi bashingiwe babandi nubwo wazaba waragarutse ukezwa impanda ikavuga wera, iryo ntiri kureba. Bireba utwadutse twose ngo butugiyemo. Uzi ko Satani mu marushanwa y'uyu muhungu ujya kureba umukobwa w'umwami arimo ateguramo n'imineke, abantu bakayirya bakayirangiza wowe akakugushisha igishishwa, ukabuza ubugingo n'igiki n'igishishwa. Ibizaririmba tenoro ntabwo mbizi, icyo nzi cyo nuko Imana izaturirimbira. Abera bazaguruka kwisa bagiye imbere, basanga Imana irabategereje. Ikibabona ibibona mu ishusho y'umwana wayo, ngo izareba ibyavuye mu bisa by'umwana wayo biyishimishe. Ngo nta kindi kintu izakora, izahita ironshinga. Umukora ahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Umuntu w'Imana yaravuze ati genda nacyo nishobore, ariko ako kanya ariko ashuhijwe n'umuriro, ati Mana none uzuntume, Mana yanjye nenye kubu umoze w'ikara ry'umuriro. ayiwe Mana yanjye nenye kubu numamwa mu bundi imbere yawe. hari abantu benshi bazimiye batamenya umwami Yesu Kristo. muze tujye kubabwira inkuru y'agakiza k'ijambo rya Yesu. Mana yanjye nenye kubu umaze w'ikara ry'umuriro. Mana yanjye nenye kubu numamwa mu bundi imbere yawe. Igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha,
kandi umwami wabo azabakira ababwira ati mwakoze neza. Igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazataha kandi umwami wabo azabakira ababwira ati mwakoze neza mana yanjye tegeko kandi umuze w'ikara ry'umuriro mana yanjye tegeko n'umwamwa mu bundi imbere yawe. muri korali zose zaririmbye aha rero iyacu nibaye iya mbere. Amen. urumva korali iririmba gitari pese nta dirija cyangwa dirijane nta n'ibyuma, ni twebwe tubaye aba mbere. hanyuma buri wese yicare ku ntebe yazanye, ucunga iyo wazanye uba ariyo wicaraho. Ibyahishwe 21 umurongo wa 3 uwa 4 n'uwa 5 haranditse ngo numva ijwi rivuga rivuye kuri ya ntebe riti dore ihema ry'Imana ri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo, bazaba abantu bayo kandi Imana ubwayo izaba Imana yabo. 4 izahanagura amarira yose ku maso yabo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi kandi umuborogo cyangwa gutukwa cyangwa kurirubwa ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bishize. Yicara kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bishya kandi ati andika kuko ayo kandi andika kuko ari ayo kwizerwa nayo kuri. Yicara kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bishya kandi iti andika kuko ayo ari yo magambo yo kwizerwa kandi ari ay'ukuri. Hari abantu tukiri kumwe ngo bavuge ngo amen. Ubundi Imana yageneye abera ibikombe 5 kuko hari abantu bazi yuko tuzapfa bikaba birangiye. Nabonye ukuntu muririmba icyuya kiraza, muririmbye namwe mbere ebyiri mbona kiramanutse. Ibi bintu rero bifite amaherezo. Imana yabigeneye igihembo. Ibihembo rero Imana yageneye abera ni 5, cyakora Bibiliya ivuga ko batazabibona bose. Iyo umucuruzi yenda guhomba asigarana kirida n'inzembe n'ibibiriti. Hari abantu ngo bazakizwa nk'umushimo ukuwe umuriro ku buryo bazabona ubugingo bakabubona gusa bagasana wa mucuruzi wahombye. Hanyuma ibijyanye n'abantu bazahomba bibamo ibice byinshi, ariko igice cya mbere ni igice kizasigara impanda ivuze. Impanda izavuga bene data bapfiriye muri Kristo Yesu bazuko butazongera kubora. Urwa mbere rw'Abatesalonike 4:16, hanyuma urwa mbere rw'Abikorento 15:58 havuga ko hazavuga impande 3. Ijwi rya Yesu rizavuga mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere izadeplasa bari muri paradizo mu gituza cya Aburahamu. Paulo yavuze ngo bizaba ari akanya nk'ako guhumbya no guhumbura. Uburyo bwa kabiri ngo bizaba ari nk'uko umurabyo urabiriza mu ruhande rumwe ukabonekeraho rurengera, buryo umurabyo urabije ukumenya ko inkuba igiye gukubita. Bo n'ubuzahindura bazaba bakiriho kuko Kristo ntabwo azajyana n'uyu mubiri. Uyu mubiri ngo azawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe kuko uyu mubiri wagize amafuti menshi. Hano hari abantu basambanye, abandi baraterekera, abandi bambika imyishywa, hari abantu bakoze amanyanga ntabona umwanya wo kuvuga. Uyu mubiri rero kuva Adamu yacumura wakoze amanyanga menshi n'amafuti menshi, nubwo waba warabyawe ubwa kabiri ugakizwa ntukawirate, Kristo ntazawujyana. Ikindi kandi ntabwo azawusiga ku rwego abazaba basigaye bawubona, azatwara umuntu w'imbere mu ibanga rikomeye. Impamvu ingingo ya kabiri y'impanda ya mbere izatwara abera nk'uko umurabyo urabiriza mu ruhande rumwe, ni uko Kristo mu bushobozi bwe azafata uyu mubiri wawe upfa ahita wishushanyaho, hanyuma mu ikoranabuhanga ry'Imana uyu nguyu burarangiye ku rwego usigaye mu isi atawubona. Niba ari umugabo wawe azakomeza kumva uhari, niba ari umugore wawe azakomeza kumva uhari ku rwego ngo yanagukabakaba akakumva. Niba ari umwana uri mu nda azagenda ujye wumva indi iruzuye nk'aho umwana akirimo, ajya nagutera imigeri ibyo bita imigendo. Naba ari mu mugongo azagenda usigara usimbiza ujye wumva hari, wimagine ko anarira, ariko azaba yagiye n'umubiri utagihari ariko umubiri utagiye iwacu.
hanyuma igihembo cya mbere rero abera bazabona ni abantu bazagira umugisha wo kw'impanda izavuga abera, ubundi bakazamuka bagasanganira Kristo. Azabakira mu buryo bune. Ubwa mbere azabihera ikaze kubera bamukunze batamureba, noneho bakaba bamubonye, ngo bose bazamuhobera ngo bamugwe mu nda nk'uko urwiri rukwirwaho n'inzuki, kandi tuzamukwirwaho. Uburyo bwa kabiri, azaguhuza n'uwo wari warabuze wo mu muryango wanyu. Niba ari umugabo wawe, umwana wawe, kuvuga ngo azahanagura amarira, ntabwo azazana mushwari nk'uko batubwira. Abagerageza kubigenekereza baravuga ngo azazana mushwari aduhanagure. Kuguhanagura amarira ni ukuguhuza n'umugore wawe cyangwa umwana wawe wabuze, kandi uzamenya ko ari we. Hanyuma uburyo bwa gatatu bwo kwakirana ni uguhana ikaze n'abera bavuye mu isi. Ntucogore, ntucike intege, abera baracyahari, ntabapfira gushira. Abo tubyemeranyaho batere haleluya. Ariko mwateye haleluya kabiri gatatu. Hanyuma rero uburyo bwa kane ni uburyo azaguhuza n'umuntu wakundaga. Nkanjye nkunda Paulo na Eliya. Ukunda rero protokoli zabihishurirwa, uzahita uhura nawe muhana ubuhamya bw'ibyababaje n'ibyabagoye muri iyi nzira. Ubwo kandi nihuse nijya utaha kure, ikijyanye no kwakirana bizaba birangiye. Bivugishijwe nuko we twakirana ntubiha agaciro. Ubu urimo uvuga ngo ntimukangore igese nzaba mpari. Icyo kirarangiye. Iki ngiki kikirangira rero nicyo nabahamagariye. Urwa kabiri rw'Abikorinto 3:10 kugera kuri 16. Kristo ngo azahita yicara ku ntebe y'imanza, acira abera urubanza. Icyitonderwa, uru rubanza ruzatinda kuko ruzamara imyaka 3 n'igice, kandi ntago azarukombina ngo avuge ngo rangura cyangwa korari cyangwa inama nshingwabikorwa ngo mu rwego rwo kubyoroshya ngo reka mpamagara umugore n'umugabo cyangwa se abashumba mbacira urubanza hamwe. Urwa kabiri rw'Abikorinto 5:10 haranditse ngo ko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza yande ya Kristo, kugira ngo umuntu wese agororerwe ibikwiranye n'ibyo yagize ati akiri muri uyu mubiri. Icyitonderwa, urubanza rw'abisi ruzihuta, rwo ruzacibwa mu buryo bune, ariko urubanza rw'abera azicara asuzuma ingingo ku icya mbere. Azasuzuma Abefeso 2:10 haranditse ngo turaba yaremeye turemeye imirimo. Bisobanuye iki? Birasobanuye ngo uzaba yarakoze kamwe, tubiri cyangwa dutatu ashobora kuzatakaza amahirwe yo kubana na Yesu, ko azasigara yambaye ubusa. Nabigereranije no kwambara isengeri. Nubu uri umuririmbyi gusa, nanjye nkaba umuvuga butumwa gusa, nawe ukaba pastori gusa, ntabwo bizaba bihagije. Iyo myambaro yawe ntabwo yabyara igishura. Ibyahishuye 7:13 izavamo akantu k'agasengeri ku rwego Hozeyana yaririmbye avuga ngo buzaba ari ubukwe buruta ubwo mu isi, kuko buzatahwa n'abamarayika. Protokole y'abamarayika rero izahita ivuga iti ntiwabana n'umwami wambaye ubusa. Hari paradizo yindi ya kabiri yagenewe abo bantu basigaranye kirida n'inzembe. Gusigarana kirida ni ukugeranya kugira ngo n'abana mu mwuka bamenye icyo turimo kuvuga, ni ukurokora ubugingo gusa, nta yindi mirimo wakoze. Abantu bayobye bakajya muri za nyigisho barakubwira ngo umuntu ntacungurwa n'imirimo, ariko nanone Imana ntikiranirwa ngo yibagirwe iki, kandi imirimo y'abera izagira ite, izibuka imbere y'Imana. Izagira ite? Izibuka. Azareba ubwinshi, kuko umuhungu wa Koya agomba guhabwa amajyambere. Bwinshi ni iki? Buzaba burimo ibice bibiri. Ni imirimo yose yakorewe mu rusengero n'imirimo 6 yakorewe hanze y'urusengero. Nari nshonje, nambaye ubusa, muri gereza Imageragere, ku bitaro CHK, umudiho ntuhagije. Imana iduhuje izatuma tunahusubira. Ubundi ibyo ni iby'abantu bahahandi, ariko reka tubivuga. Yesu yaravuze ngo navugaga iby'abisi nteruri. Ubwinshi burangije busobanuye iki? Burasobanuye ngo ikintu cyose gikorerwa mu rusengero ugomba kugikozaho imitwe y'iki, kandi ugakora nk'umugabo. Yaravuze ngo umwuka wera naza muzaba abagabo. Umugabo ni responsable, bivuze ngo ibyo ukora ntawe ubisiganya, ukora nk'uwi. Nayoboye korali imyaka 10, wabwira umuntu utese ateruye intebe cyangwa uyihanagure. Hoya muyobo, ngiye umuhamagaro wanjye ni ukuririmba. Wowe kubera kirida yitwa ubugingo gusa, ngo uzakizwa nk'umushimo kuwe. Hari ibintu abantu batamenye, iki gice cy'abantu bakijijwe muri ubu buryo nabo ntibazabana na Yesu, ko bazasigara tuni. Icya kabiri azasuzuma icyo bita ubwiza. Iyo munyure ndahatambuka. Iki ubwiza bugizwe n'ibintu bibiri. Bugizwe n'urukundo wabikoranaga. Bivuze ngo babandi bakoraga bingingo,
ntibari. Icya kabiri harimo kwera mu byo ukora, ukabikora ariko unagize nicyo kigize ubwiza. Nagisuzuma kigashimwa, azashima icya gatatu cyitwa karite cyangwa se ubushake. Karite nibwo bwiza. Icya gatatu kubera kurwana n'iminota nyine ndihuta, ariko icya gatatu azasuzuma ubushake wari ufite, ishyaka wagiraga. Urwa kabiri rw'Abikorino babaje Pawulo bati kuki udacogora, arabanga urukundo rwa Kristo rugira gute ruradusunika. Wowe rero bahenda ukabanza guhamagara ngo igiterano kimeze gute, mwe mwabonye mutumisha bwoko ki, wowe ntibikureba kuko nta shyaka wari ufite. Twagiye cyakana zasuzuma inshingano zivuga butumwa twavuze, ubuyobozi mwayoboye n'inshingano z'abubatsi, uburyo witwaye ku mugore n'abana, hanyuma uburyo waryaga burusheti n'ibitoki n'ibirayi, umugore n'abana babuze n'imvange, uri munywa na rwa rufanta runini abasaza banywa basabye, uvuga uti ni munyongere ibintu biri huse ibyo mururumba, abana babuze n'akavange. Ibyo nabyo bizaza uwo munsi. Azasuzuma uburyo wabesha umugabo ngo uzamugandukira muri bingahe, muri byose ntuganduka n'icyakangahe n'icya kabiri, bizaza uwo munsi. Reka tugerageze kwihuta. Hanyuma icyo mugomba kumva ab'Imana yageneye kubyumva, ab'imirimo yabo izagawa ntishimwe, protokoli zabanyuza ahandi hantu, bazabona icyo gihembo kimwe cyitwa ubugingo, ibihembo bisigaye 4 ntabyo bazabona. Ab'imirimo izashimwa rero, Kristo azahita badepurasa abajyane mu kindi cyumba, azabaheramo igihembo cya kabiri. Igihembo cya kabiri kigizwe n'ibintu 4, abakiri imbere y'Imana. Haleluya, zabura cyane, haleluya. Igihembo cya mbere icyitonderwa, nubwo umuntu w'imbere azaba yarabonye ubugingo, ariko kubera ibisekuru na karande dukomokamo, uzaba utaragera ku rwego wabona Imana ngo ikunezererwe. Hari abantu bazire ko tuzagenda tudurwa tugahita dusanga Imana ikaririmba. Kristo azadutindana adutunganye ku rwego Imana izatubona ntidutandukanye nawe. Ababyumvise mu muhamashyi mu mushimire. Igihembo cya kabiri kirimo ibintu 4. Igihembo icya mbere azaduha imbuto z'igiti cy'ubugingo Adamu yirukanyweho. Uwo munsi ngo nibwo tuzasezera ku rupfu by'iteka. Hanyuma icya kabiri azaduha ikintu cyitwa manu yahishwe kugira ngo hatazabaho umuyuda cyangwa umugiriki. Icya gatatu azatumara amerwe yose twagize. Watubagira ibigize gute ibibyibushye kandi byuzuye iki? Imisokoro mujye musoma Bibiliya. Ntabwo rero ibyo azabaga ari inka zo mu Mutara cyangwa ahandi, ni iby'amaso atagize ate. Icyitonderwa, umunsi umwe yakuye abigishwa be ku nyanja amaze kubarobesha amafi 153, abwira Petero kuyasiga. Petero agenda aginyimira ati ko nyasize se kandi nari nayarubye. Yesu aramubwira ati nkurikira. Aragenda ngo bageze aho yagombaga kubakirira basanga afite ayandi, kandi iyo ntago yari mabisi yari yokeje. Ibyo azaduha ni ubizi, winshimuza, niba mubanye neza umubaze araza kubikubwira. Icyo nzi neza nuko azamara abantu amerwe akababagira ibigize gute. Hanyuma icya kane azabaha vino y'umurera imininnye. Vino y'umurera imininnye neza niki? Ni ikirahure n'inkongoro azakiranaho n'umugeni we nawe bagahana arasante. Ibi nabyo bizamara imyaka 3 n'igice, ko muri protokole y'ibirori bisanzwe byo mwisi iyo bitinze birabiha, ariko Kristo azatindana umugeni benjoyinge imyaka 3 n'igice. Ab'imirimo yabo izashimwa, igikombe cyabo cya kabiri bazahabwa ni ukujya muri resebusiyo bakenjoyinga n'umwami bagakora ubukwe. Ukayibuti ndashaka akantu ko kunywa, bati nibaguhe vino y'umurera imininnye gute neza. Ukamubwira uti naragukunze ndagukorera icyuya kirabira, hanyuma abantu barampinga sinacogora, reka natwe dukozanyeho. Ati arasante 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 arasante. Cyo ni igikombe cya kabiri. Igikombe cya gatatu rero nicyo nazaniye aba bantu, ya mirimo yemewe. Unyumvanye ikize yagize ite? Yemewe. Izabyazwamo ibintu 2. Icya mbere izabyazwa igishura kizaguhesha uburenganzira bwo kubana n'umwami, ibyahishuwe 7:13. Icya kabiri cyo cyantinze, azayibyazamo amakamba, na amakamba agera kuri 5 kubera igihe ndavuga 3. Kandi n'amakamba afite icyo amariye umugeni wa Kristo. Ikamba rya mbere ni ikamba ryo gukiranuka, munyikirize ndibasobanura, ryo kugira gute bizahabwa abantu bahamagawe n'Imana impanda ikarinda ivuga batiyanduje.
babandi bashingiwe babandi nubwo wazaba waragarutse ukezwa impanda ikavuga wera, iryo ntirikureba. Rizahabwa abarwanya intambara nziza. Urwa kabiri rwa Timoteyo 4:8. Kamba rya kabiri riba muri Yakobo 1:12. Hahirwa umuntu wihanganira ibimu, kuko namara azahabwa ikamba ry'iki? Ikamba ry'ubugingo rizahabwa abantu bakoze ibintu bibiri. Icyambere ni abantu bihanganiye intambara Satani yabateje. Ubu bona turwana n'ibintu bikaze shimiye, ibintu bikomeye. Satani yakubura mu byaha akazana ibyago, yakubura mu byago akazana ibya bene so. Ahantu ugannye hose ugasanga ni ibibazo, wacuruza ugahomba, bati byaraboze. Umugore washatse akagusuzugura, umugabo washatse akaguhinduka, abana bati ntuzongere kumbyara, kukazi bakaguhagurukira bose, wagera mu rusengero batazanye baba dayimoni biwabo. Nukomeza kwihangana, azakwambika ikamba ry'iki? Icya kabiri rizahabwa abantu barinze ubugingo bwabo. Imigani 4:24. Rinda umutima wawe kurusha ibintu byose birindwa. Kurinda niki? Biravuze ngo nukudaha Satani urwaho. Paulo yanditse ngo ntimugahunga imibiri yanyu iki? Urwaho, kugira ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Hanyuma ikamba rya gatatu ryitwa ikamba ry'ubwiza. Muracyari imbere y'Imana. Ikamba ry'iki? Ikamba ry'ubwiza rizahabwa ibyiciro 4. Icyiciro cya mbere ni abarenganijwe gukiranuka. Nibiwanyu baragukubisa akanyafu zira ubutumwa bwiza nawe urimo. Icyiciro cya kabiri ni abantu bashumbye, bayoboye ibyiciro bitandukanye mu murimo w'Imana ariko bakiranuka. Icyiciro cya gatatu rizahabwa abarenganirijwe ubutumwa bwiza. Ndashaka kubabwira ikintu gikomeye ngasoreza ku cya kane. Haleluya! Icyiciro cya kane kizahabwa ikamba ry'ubwiza ni icyiciro cy'abantu Imana yimye ibintu batagura mu isoko. Imana ihoraho yanyimye byari bigize gute? Irabangu ijya yemera ko bitugeraho. Abigisha gito bababwiye ko Imana izabirangiza, ntabwo yabirangiza. Buri wese agira igishakwe cye. Ubu uri mwiza cyane ntubyare, umbabare sijye wabikubujije. Ni wihangana ugakomera, azaguha ikamba ry'ubwiza. Yo kamba ry'ubwiza rero ngo rizatuma bera barabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'iki ijoro. Nihose rero aya makamba yo ni 5. Uzagira umugisha akayabona yose. Ku ngoma y'imyaka 1000 Kristo azamugira umwami nubona 5. Ubundi mu bihembo 5 yageneye kuduha, icya mbere ni ubugingo, icya kabiri ni resebusiyo. Murankurikiye? Mwayumvise? Icya gatatu rero ni ukutumara umururumba w'ubuyobozi. Zadushyira Imana amerwe yaragize ati yarashiriye muri resebusiyo imyaka 3. Ati cyo kurya n'icyo kunywa bijyanye n'umwuka tuzaba turimo n'umubiri tuzaba twambaye, ku rwego utazajya mu ijuru ngo ujye kuruka rutika hano nta mbuto zihari koko cyangwa gafe. Cya kabiri azatumara ikintu cyitwa umururumba w'ubuyobozi. Nigeze kuba ndi ahantu hamwe hafi aha munsi y'ijuru, numva umuntu avugije induru ati kandi yari umwigisha batumiye ati murantabare batubaye iki? Atabanabwirije babaye abapasiteri, jye mpfiriye mu bwarimu. Ntabwo iki ari ikibazo, nta nubwo ari icyaha. Ku ngoma y'imyaka 1000 ntihazaduha igihembo cya gatatu cyitwa kutumara umururumba w'iki. Akagutegeka uwo munsi niho bizarangira. Izi nduru mutera muti nanjye nayobora. Nushaka uzayobora ku rwego runaka, umururumba w'ubutware ntitwawushira, ko Imana yaturemanye ubutware umururumba wabwo Kristo azawumara mu myaka 1000. Bayi intambara yarwanye yo gucungura itorero, azarwana izindi ntambara 2. Intambara ya mbere azayirwana ejo bundi, ni intambara yitwa Herimagedoni, kandi ntazayirwana wenyine. Bambaye amakamba. Icyiciro cya mbere bazaba abami, kandi unyihora ndahita musubiza aho yarari. Icyiciro cya kabiri babibikomangoma. Ubwo ni ukuvuga ngo bano babaye abami. Kristo ntabwo ari umwami w'abami b'isi, ni umwami w'abami w'abarokore. Imana yatugize abami n'abaki n'abatambyi b'Imana data ariyo na se.
icyiciro cya mbere nibarokora amakamba yose bazaba abami. Icyiciro cya kabiri nibarokora 3 babe ibikomangoma. Icyiciro cya gatatu nibarokora 2 baba batware. Cyakoze ku ngoma y'ingwa azaba afite n'abasekirite. Nubonamo nka kamwe uzaba umusekirite, uzajya ukingura amarembo. Umuntu mwegeranye yabarangaye ngo mugutumeho, mubwire ngo ibyo turimo ntago bizaherera aha. Ongera umubwire ngo umugambi w'Imana kuri twe ni muremure. Ababyakiriye 2 3. Ijoro ryo kwa 21 z'ukwezi kwa 10 turimo mu gicuku, ntibuka isaha numvise umuntu ararira arahogora, ari guhogora nanjye agahinda karanyica. Ahita amamagara mu izina ryanjye ry'iri Kristo, amamagara cyane ngo Loti we ntikarame. Arambwira ngo ihita ubwira abantu banjye ko umugambi muremure nari mbafitiye bawuteshejwe n'utuntu tw'amafuti. Ibindi nibyo nzi kandi numvise umukobwa w'umwana w'umwami ngo yaravuze ati ndashaka umugabo, ariko ntabwo nzagenda kuri bwa bugambo bw'abahungu, nzakoresha amarushanwa, uziruka kurusha abandi ni uzanyegukana, n'ubundi sinkeneye ibintu ku bagabo, data n'umukire. Ngo ategura irushanwa ry'ibirometero byinshi nka marato, ariko ngo arangije aho bagombaga guhagurukira ahashyira bingaro zirimo zingaro. Abantu benshi bakunda zingaro. Ahashyira n'ibyo kunywa by'ubuntu. Abahungu bagiye kwiruka babonye bingaro z'ubuntu barabatereka tubanza tugire gute. Yigiye imbere nko mu birometero 10 ahashyira umupira ukaze kandi w'ubuntu, mu gihe abandi bawureba bawishyuye. Abantu bahageze babonye amakipe yakinnye, babonye icyapa cyanditse ngo kwinjira n'ubuntu, abari batwaranye bakarenga bingaro bisigariraho. Ufite ugutwi niyumve ibyo Mwuka abwira amatorero. Ibyo abantu bakunda bitega mu nzira finale, ngo hafi yaho yarari ahatega ibyo kunywa, tuzatwarana, azagera ahangaha afite iki inyota. Bahageze binywera ibyo yari yateguye bitandukanye, ariko ngo haza kuvamo umuhungu umwe wari umukene. Aravuga ati uko biri kose nihangana ibi byarangaje abandi nzabihabwa nuko nabaye umukwe w'umwami. Ngo agiye kubona agatungutse nka hariya akirukanka uwo batakekaga, aramuyambira, aramubwira ngo niwe mugabo wanjye kuko watwaranye, abandi barambeshye. Umwuka wera afite amarira nubwo turi kuririmba ko umugambi muremure yari afite umwana w'umuntu. Muri kugenda muteshwa n'utuntu tw'amafuti, utwo twadutse, nuko ubwo igenderera abandi nawe ntigusige. Igihembo cya 3 rero twagiye kaduhere hano kugira ngo byorohe tugende. Itorero rimaze kugenda, itorero rimaze kugenda, Antikristo azironshinga akore ku mugaragaro, hanyuma ngo abuze gusenga, akureho ibitambo n'amategeko, kizira gihagarara here. Ibyo ni birebire. Hanyuma ngo Abisirayeli bazamuhinduka bamubwira ati ntabwo ari we Kristo wabo, kuko ari uzaba uyoboye isi, ngo azafata icyemezo cy'uko amahanga yose azerekeza bombi i Yerusalemu. Hanyuma Kristo rero ngo azahita abwira babandi babaye abami, azahita abwira babandi babaye abami n'ibikomangoma n'abatware, ababwira ati ubwoko bwanyu mbafitiye ayandi mahirwe kandi bwatewe, nimuze tujye kubatabara. Ngo bazamanuka bahagara ku musozi witwa Yerayoni usadukemo 2. Hanyuma amahanga yose azarwanya Kristo n'itorero rye, kandi ngo ntabwo bazirirwa bajya muri karate, ngo azabicisha umwuka wo mu kanwa ke. Ibyahishuwe 19 20 na 21 ni uzasanga ayo makuru. Ngo hanyuma abazapfa bose icyo gihe marayika azahagarara mu zuba ahamagara ibisiga, abibwire ngo nimuze mbamara ameru. Impamvu ku ngoma y'imyaka 1000 nta nyamaswa izagira umururumba wo kurya indi, amerwe zizaba zarayashire mu gikombe cyitwa Herimagedoni. Abagore babyibushye batumvise impanda abihuruje muri iyo ntambara, abami n'abatware n'abakomeye, ntimugasomerwe, ntabwo gusoma biri ari sakirirego. Ngo zizarya intare, zarya inyama ishiripfa, ingwe izanywa amaraso ishiramerwe, injangwe inywa amaraso ishiramerwe, ibisiga by'inkona binywa amaraso bishiramerwe. Hanyuma yose izaba yaranyweye amaraso yaranduye, Kristo mu bushobozi n'ububasha bwe ngo azayizinga nk'uko bazinga igitabo arema isi nshya. Namara kurema isi nshya, twongere rero
buri wese yicara aho yarari. Namara kurema isi nshya ya makamba ngo azabicara hagati abagabiri. Ntabwo Imana izaduhembera mu ijuru gusa, izatugarura iduhembere n'inahangaha. Bamwe nyine nabivuze, izabagira abami, abandi biko mangoma, abandi abatware, harimo n'abasekirite bari hepfo hariya, hano ntabahari. Aba rero bazahabwa ubwami bwo mu isi nshya. Niyo mpamvu yavuze ngo ubwami bwanjye ntabwo ari ubw'uyu munsi. Ubwami bwo mu isi nshya rero, kuba umwami ntabwo uzaba uri umwami w'izina, kandi ntabwo hazaba hariho imigabane. Hazaba hariho igihugu kimwe, kapitali iri Yerusalemu, hazaba ahubwo amaprovensi, hazabaho intara. Ibiri imigabane y'iki gihe bizaba ari intara. Nuba rero wararokoye amakamba atanu, ibyo turwanira birahari. Niyo mpamvu Kristo azagabira bera ubutware, ni ukugira ngo nabashyira Imana batazabwira Imana ngo haguruka dutegeke. Umururumba w'ubuyobozi bazaba barawushize ku ngoma y'imyaka igihumbi. Muzarebe umwana uvutse mu bahungu ari umukobwa, aba yumva ari we wabategeka nubwo yaba afite imyaka 5. Uwo ni umururumba wo muri karagiteri za kimuntu, azawumara birangire, azabirangiza. Hari abazayobora ibihugu, hari abazayobora uturere, abandi nyine bakaba abasekirite. Kandi kuba abasekirite ntibazaba bacunze umutekano, kuko ngo ngoma ya Yesu nta basirikare bazaba bahari, nta bapolisi, nta konterevasiyo. Kandi abera ntabwo bazagira imodoka n'indege zo kugendamo bitewe n'urwego wahawe. Bazahabwa ubushobozi bwo kugenda nka Yesu, kandi ntawe uzarara hategeka. Uzajya uguruka usange Yesu i Yerusalemu, umubwire uti wiriwe mwami wanjye murarane. Umugambi w'Imana ni muremure kubera. Hirya y'ibyo azaduha igihembo cya 4. Abahari batere haleluya. Abahari batere haleluya. Zamura rimwe haleluya. Igihembo cya 4 ni musange kuri altari iyi 200. Icyo mutumvise nuko abarokoye ubugingo gusa, ibi ntibibareba, bazaba babitsa ahantu, ibi ntago bazaba babirimo. Igihembo cya 4 rero ni 22-28 muri Luka, kwicara ku ntebe 12 tugacira imanza imiryango 12 ya Isirayeli. Icyitonderwa, imanza nazo nenye, kandi kuba utabyumva ntibisobanura ko bitazaba. Urubanza rwa mbere ni urwa guverinoma ya Satani. Guverinoma ya Satani yose izaza. Icyo ntabonye n'umwanya wo kuvuga Gogi na Magogi, kuko ingoma y'imyaka igihumbi irangiye. Kristo azategeka ko Satani abohorwa, ayobya abari mu isi. Abantu bongere bakora ibyaha. Nimureke mbabwire, abantu bagomba gukora ibyaha mpaka no ku ngoma ya Yesu Satani azazuka abayobye bakora amanyanga. Azakora ibintu bibiri Satani abohowe mbere yuko acirwa urubanza. Ikintu cya mbere, azayobya abantu kugira ngo umuntu azajye mu rubanza bikwiye. Ikintu cya kabiri, ngo azateza intambara yitwa Gogi na Magogi. Kristo nawe ni uzayirangiza. Iyi ntambara irangiye, Kristo azongera kugororera abera igihembo cya 4. Igihembo cya 4 ni iki? Azabahagarika hafi aho y'intebe ye y'imanza, kandi bashobora kuzaruca bahagaze, niko nkeka. Uzaza mbere n'umuhanuzi w'ibinyoma, wa wundi ushinzwe ibintu 3 mu itorero. Icya mbere, ashinzwe kutwangisha inyigisho nzima akadukundisha karabaye. Icya kabiri, ashinzwe kuzana inyigisho z'ubuyobe zirimo nabo zazindi zahitinze zivuga ko ibintu byose Yesu yagize ati. Icya gatatu, ashinzwe gukoresha abahanuzi gito bagahanura ibitazasohora, bagasenya n'ingo z'abantu, akajya azatumva uko ivuze, iravuze ngo umugabo mubana ntabwo ari uwawe. Umukecuru wumvise umusore ati yego mana umurangize. Nicyo umuhanuzi w'ibinyoma ashinzwe kurindagiza abantu no kwangisha ubuhanuzi, ni uzabanza. Abera rero bazamubona bamumenye, bamubwira ati muhanuzi w'ibinyoma usimbura umwuka wera ku ngoma y'Imana, waratuvangira uraduserereza udutesha umutwe, ukwiye kurimbuka. Jya kurimbuka, jya mu nyanja yaka iki n'amazuku, ariyo rupfu rwa kangahe, ni uzayironshinga bwa mbere. Hakurikireho Antikristo. Antikristo ikintu gikomeye ashinzwe ni ukunyuranya n'ibyo Kristo byose yateguye. Nawe yaratuzengereje, ariko icyo gihe tuzahabwa ubushobozi bwo kumucira urubanza. Tugende tumubwire ngo nawe Satani azaza bwa gatatu. Satani we ngo abera bazamutindana kuko yaratuzengereje, namwe murabizi. Hoziyana yaravuze ngo yazaniye abagore imibabaro, azanira abagabo imiruho,
n'ibindi byose yazanye akabizana mu bihugu, akazana kwicana, akazana kudahuza no kurwanyana, akazana amatiku n'amoko. Abantu ngo bazamubwira ngo genda ujye kurimbuka, waratuzengereje. Bwa kane, guverinoma ya Satani izasozwa n'abadayimoni. Abadayimoni uzahabwa ubushobozi bwo kumenya abadayimoni bakoranaga n'abazimu b'iwanyu bamwe navugaga kare bakuzengerezaga. Uzajya umwitegereza umumenye, umubwire uti igihe wanzengereje caho ugende ujye mu nyanja yaka iki umuriro n'amaki n'amazuko. Hakurikire Abisirayeli batizeye Kristo, bamurwanije, bamwishe, ngo azaza inkovu zikigize gute zikiriho. Bo rero ntabwo tuzajya mu bintu byinshi, ahubwo Umwisirayeli kubona wowe mwene ngofero wo mu Rwanda hari iwanyu muri Ntuza waje uturuka wicaranye na Kristo uri umwami, ngo bazakora icyo bita kunyomwa. Ngo bazasoza avuga tuwishe ntagira ate. Urubanza rwa kane ruzaciribwa ab'isi bose. Ibyo birangiye, Daniel ngo yagiye kubona abantu bagize barakangutse, ngo bakangukiye gukorwa n'iki n'isoni. Bazakanguka bahagaze ku ntebe y'iki y'imanza ya Kristo n'itorero rye, kuko uru rubanza ntazaruca wenyine. Nabo ntago bazajya mu bintu byinshi, bazacirwa urubanza nivuga ngo ibyo urabikora nkagirana, zaguhana mbishyira imbere y'amaso uko bigize gute. Marayika ubishinzwe azashyiza projecteri y'ibyaha byose wakoze imbere yawe, umunsi, itariki, bwa buporono mureba mu gicuku wifashe utya, bwa buhungu buhamagara saa 8 z'ijoro, na bwa bukobwa bwose abishyire hariya, ngo nta muntu uzaburana. Ngo umuntu azaza apfukama imbere ya Yesu n'itorero rye, ngo amubwire ati nubwo ntakwizeye uri umwami, reka njye kurimbuka ndabikwiye. Ahita aca agenda. Ikintu cyitwa igihembo cya kane cyo guca urubanza kizaba kirangiye. Hirya y'ibyo rero azatanga igihembo cya gatanu. Muracyari imbere y'Imana? Igihembo cya gatanu rero, hamwe na za nzira zose twanyuzemo, azagurutsa abera. Maringaniza iki? Kirere abazamura bagiye imbere, abashyikiriza Imana. Ngo azasanga igihagaze kimutegereje. Abera nibayibona, kubera cyagiye bamanyana na Kristo yarabakoreye bya bindi, ngo Imana izagira ku rwego itabatandukanya n'umwana wayo. Cyakoza ngo igihe Kristo azaba ari kumwe n'itorero rye, Imana ngo izaba irimo irepeta. Ibizaririmba tenoro ntabwo mbizi, icyo nzi cyo ni uko Imana izaturirimbira. Abera bazaguruka Kristo bagiye imbere, basanga Imana irabategereje. Iki babona ibibona mu ishusho y'umwana wayo, ngo izareba ibyavuye mu bisa by'umwana wayo biyishimishe. Ngo nta kindi kintu izakora, izahita ironshinga. Tera haleluya! Izahita ironshinga akaririmbire pesa imyaka 1007. Umugambi w'Imana ni muremure, yongera ishimwe. Ngo izaba isohoje intego yatumye irema umuntu, yamuremeye kugira ngo azabe mu buzima bwa ryari. Kandi nzaba mpari nanjye sinzaburayo. Wireba utwadutse twose ngo ubutugiyemo. Uzi ko Satani mu marushanwa y'uyu muhungu ujya kureba umukobwa w'umwami arimo ateguramo n'imineke, abantu bakayirya bakayirangiza wowe kakugushisha igishishwa, ukabuza ubugingo n'igiki n'igishishwa. Mu yandi magambo ukajya mu by'abandi bageze gute. Muhabwo mugisha muramfashije. Imana namwe izabafashe muzabe muhari. Ubu buhanuzi mbahanuriye buzabafate. Hari abandi bageze icyo cyifuzo, wazamukana n'ikiganza cyawe tugasenga. Ntabwo Imana izabugutsindira reka. Byakunaniye guhaguruka?
ntabwo Imana izaba gutsindira, ntabwo bibaho. Kandi hirya y'ibi nta bindi bihaba, ibindi ni ukwitegura k'umugeni wa Kristo. Imana ibafashe, ibyifuzo byawe n'ibyiringiro byawe bye kubibyaha hafi mu bintu Imana yanyigishije kandi neza. Ni ibintu bijyanye n'uyu mubiri, uyu iri kote, ibi byose nababwiye n'urubanza ntabwo uzaba uhari. Uragushuka ukavuga uti hemukira Imana unshimishe, ariko mu rubanza jye sinzaba ngize nte, nzaba ndi mwirimbe narabuze. Imana iri gufashe, nagira ngo hombeke amaso dusenge tubwire Imana ngo Mana udushoboze kuzaba muri iri hema. Kandi niba ari umaze gucogora no gucika intege, Satani yaguteza abantu bakakuvuga bakakurwanya kugira ngo ucogore uzakorera ubusa. Komera wicogora. Mugambi ukomeye Satani afite ni ugucabera aho yaciwe. Nuwango nubwo warokora ubugingo gusa, umugambi wa Satani wabugezweho ntiwazicarana n'Imana. Nta kindi arwana naco. Arabati niba numva impanda bazaba n'ubugingo gusa, ariko imirimo yabo Kristo azayigaye, basigare bambaye ubusa, be kuzabona Imana, be kuzimana nayo. Wicogora, wicika intege. Tuzabana na ba Stefano barenganijwe gukiranuka bagaterwa amabuye. Tuzabana na ba Petero babambwe igicuri bazi urukundo bakunda umwami amaraso agatunguka mu mazuru. Mwebwe mutera haleluya batetse. Uzabana na Barutumayo bashishiyeho uruhu akamara icyumweru kirenga ku gasozi atakambira umwami Yesu. Tuzabana na Eliya wabereye maso igitambo akarwanira Imana ishyaka, Imana ikamucyura adapfuye. Tuzabana na Enoki wagendana n'Imana imyaka 300. Ntabwo bigarukira hano Mahombe, ntabwo araha. Bibaye bigarukira hagewe ntabwo naza kwirirwa mbiri iki cyuya. Ntabwo araha. Umugambi w'Imana ni muremure, ariko Satani awutesheje abantu kubera ibishishwa by'imineke, ubuntu bw'amafuti, ubuntu bw'amanyembwa. Twahamagaye kuva kare, ariko waba uhari ushaka kwakira ubugingo. Urabizi neza ntabwo uri itungo, nturi inyamaswa, ntubana n'umuga bwo mu mutwe umwe kera bitaga abasazi. Urabizi ko umugabane wawe Imana ivuze nonaha waba uwo kurimbuka kubera ubugome, kubera ubugambanyi, kubera ubusambanyi n'amashami yawe y'uburyo butari bumwe. Ariko Yesu, kandi mbabwira ikintu gikomeye, hari igihe mwumva twaririmba bikarangira, bikaba birangiye tukabwiriza bikarangira, ariko ikintu gisigaye kugira ngo uyu mugambi usohore ni ikintu Satani arwana nacyo, ngo ni uko umubare ushyitse w'abanyamahanga winjira mu itorero. Icyo Satani akora rero ni ukugira abantu abanyedini kugira ngo mu itorero batabamo, iyi mibare ye kuzura. Ariko ngo igihe kizagera Imana ibwire Kristo nk'umuntu w'umugabo, genda ubazane uzana abahari. None ikintu kibabaje, n'abari baragiyemo iminsi iri kugenda ibasubiza inyuma. Cyamukumva Imana, cyamukumva Imana mu ruhande rwawe, cyama amatwi yawe agakinguka, cyama ukabona Imana muri iki giterane bitandukanye n'ibindi bihe wabayemo. Wabona Imana ikugiriye neza cyangwa ikuzinutswe byiteka. Imana yacu irababarira. Umuntu ahombeka amaso asenge, gira ikintu ubwira Imana. Ntabwo twaje kureba pasiteri, ntabwo twaje kureba arangurura rwose, ntabwo ari Sirowamu twaje kureba, twaje kureba Imana. Muraririmba twumviraho. Iyo Mana yakurinze ikakwimana ukayitinda imbere ikakugeza none, ikakorwa karakaga n'amakuba byatwaye abandi ugasigara. Gira ikintu wayibwira. Iravuze ngo hamagara noneho, hari uwakumva. Gira ikintu wayibwira. Mana Data wa twese uri mu ijuru, niwe Bana ibambe n'imbabazi itinda kurakara, niwe ufite kugira neza kwinshi, no gumanira imbabazi abagukunda bakagukorera kugeza kubuzukuruza babo bibiha ibihumbi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, kuko uri Imana muri imisozi itabimenye, kandi ubasha kubabarira bera, ubasha kubabarira itorero, ubasha kubabarira intama zawe, abaja n'abagaragu bawe Mwami bacumuye bagacogora bagacika intege. Ari abapfukamye ahangaha kuri aritari, ari abapfukamye mu myanya yabo, turasanze mu izina ry'intege abarambiwe,
kandi utibashije ikamwongeramo imbaraga, kugira ngo imbabazi z'Imana zerekane ko ari nyinshi, kandi umuntu wese wo muri twebwe agutunge mu mutima, kugira ngo igiterane kiba kirangiye ijwi ry'Imana rigiye guceceka mu mutima we. Mushyire amavi hasi mwese dusenge. Unacunga akantu ke, ushyire amavi hasi dusenge. Niba ukeneye ubu bugingo, ukaba ukeneye gukomera mu minsi usigaranye utazi uko ingana, ukaba ukeneye kubana na Yesu akazagukora mu ntoki, ahubwo ngo ni wowe wagumanye nanjye, twihanganana mu byo nageragejwe, ibyacu bikorekerwa mu masengesho. Shyira amavi hasi usenge. Mwarimu nasenge. Senga yewe aragusangamo, senga. Mwami Imana yacu mu izina rya Yesu, uri Imana nziza, twabwiye amagambo meza, icyo turi dupfukamye turi imbere yawe, turifuza amaso azabona Imana. Kuri uriya munsi ntituzamwaramware, kuri uriya munsi ntituzakorwa n'isoni, kuri uriya munsi imirimo twakoze ntizashye, kuri uriya munsi tuzabona Imana. Mwami Imana yacu, niyo mpamvu dupfukamye imbere yawe, nubwo turi mu gihe cy'intambara. Muri uru rugendo harimo ibibazo, harimo intambara, ariko tanga imbaraga, tanga imbaraga kuri ababyeyi, tanga imbaraga kuri abagabo, tanga imbaraga kuri urubyiruko, ubahe kurwanya intambara nziza, intambara yo kunesha, kuko mwene abo ngabo banesheje niyo bazabona Imana. Urakoze Mana, icyampa buri wese iriya myaka 3 n'igice Mwami akazaba ari muri kiriya cyumba. Icyampa ubwo uzahamagara amazina y'abera, ababyeyi bari hano bakazuma amazina yabo, abagabo bari hano buri wese akazumva izina rye, abayobozi bari hano buri wese akazumva izina rye, abaririmbyi bari hano ntibaruhira ubusa. Mwami Imana yacu, icyampa buri wese, icyampa buri wese akazabona mu maso y'Imana, icyampa buri wese iriya vino y'umurera akazayihabwa, icyampa buri wese biriya birimo imisokoro buri wese akazabibona mu izina rya Yesu. Turi imbere yawe Mwami, turambuye amaboko, dusaba iherezo rizima, dusaba iherezo ryiza, iherezo ry'abakiranutsi, kuko abo ngabo nibo bazabona Imana. Iriya ndirimbo y'Imana abo nibo bazayumva. Icyampa Mwami, icyampa Mwami, ntidutahire kumva indirimbo z'inaha gusa, ntidutahire gukora imirimo inaha gusa, ahubwo tukazabona iherezo ryiza. Urakoze Mana, urakoze Uwiteka. Komeza urimbisha umugeni wawe, komeza urimbisha umugeni wa Kristo, kubwira ijambo tumaze kumva. Tugukomeye mu mashyi tugushimira kuko uduteguriye ari byiza, kandi imitima izagubwa neza. Urakoze Mana, ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen.